nta kintu kibarimo ni ibyuka gusa. Ni General James Kabarebe bavuga kubigamba kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Mujyanama w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko abigamba kuzatera u Rwanda ari benshi ariko ntacyo ibyo bakora bizabagezaho. Yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku banyamuryango w'umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi ARG n'abawuhozemo bibumbiye muri JARG ubwo bizizaga isabukuru y'imyaka 25 iyo miryango imaze itangijwe n'umuhango wabereye Isororo mu Ntare Conference Arena. ARG umuryango uhuriza hamwe abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 naho JARG ihuriyemo abahoze muri umuryango basoje amashuri. General James Kabarebe yabanje kandi kubashimira ubutwari bagaragaje mu myaka iyo miryango imaze ubwo biyemezaga kurenga ku bikomere batewe n'amateka bakemera kubaka igihugu cy'u Rwanda. Ati bagaragaje urwego rushimishije rwo kubaka igihugu cy'u Rwanda. Yagaragaje ko nubwo abatutsi benshi cyane bishwe muri jenoside hagasigara bake, abasigaye bakoze byinshi cyane bigamije guteza imbere igihugu no kongera kubaho. Yagarutse ku basirikare b'inkotanyi bari 19,000 nyamara bakabasha guhagarika jenoside mu mezi agera kuri 3 mu rugamba bahanganiyemo n'abahabyarimana bari 50,000 wongeyeho n'ibihumbi 30 by'interahamwe n'abandi bo mu nzego zitandukanye. Yavuze ko kuba rero barabashije guhagarika jenoside byaturutse ku bwitange. Ati FAR yakoze byinshi cyane ariko nta bwitange bugaragara nk'ubwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yabwiye abari muri iyo miryango biganjemo urubyiruko ko ubwitange, gukorera igihugu ndetse no gukorera kuri gahunda ari byo byonyine bibahesha agaciro. Atabacu bazize jenoside n'abasirikare bamenye amaraso barwanira igihugu cy'u Rwanda. Yaburiye rero abigamba gutera u Rwanda. Mu ijambo rye General James Kabarebe kandi yakomeje kubigamba kuzatera u Rwanda bagahera ku butegetsi. Yavuze ko nubwo ari benshi nta bushobozi bafite bwo kubikora cyane ko nabo ubwabo batumvikana. Ati ibyo mwumva ngo abanzi ni benshi, ati bose ubateranyije n'ubusa. Ati nta kintu kibarimo ni ibyuka gusa. Mumbwire niba barigeze bicara hamwe ngo bizihize imyaka bamaze barwanya igihugu cy'u Rwanda nk'uko mwicaye. Ati ubashyize muri iki cyumba ugasohoka wasanga bose bicanye. Yashimangiye ko imitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu nka FDLR na FRN ya Paul Rusesabagina itabibasha usibye kumva ngo barahari gusa. Yatanze urugero rw'uko bahora basubiranamo bya hato na hato kubera ingingo badahurizaho. Nka FDLR yacitsemo ibice muri 2016 maze abari ku ruhande rwa General Irategeka Wilson batangiza CNRD ubwiyunge. Nyuma yaho CNRD yihuje na LLM ya Hassanimana Callixte Sankara ndetse na PDR Humure ya Paul Rusesabagina bashinga impuzamashyaka bise MRCD ifite umutwe wa gisirikare wa FRN. FRN yagabye ibitero mu bihe bitandukanye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda bitana n'ubuzima bw'inzirakarengane. Amakuru avuga ko General Irategeka Wilson yishwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho Rusesabagina Paul na Sankara bari imageragere yo kugubwa gitumo bakagezwa mu butabera bagakatirwa imyaka 25 igifungo. Hari abandi bakomeje kandi gusiga ubuyobozi bw'u Rwanda isura mbi mu mahanga bavuga ko bazaza bagakuraho ubutegetsi, barimo Faustin Twagiramungu yigeze kuba minisitiri w'intebe mu mwaka w'1994. General Kabarebe yavuze ko ibyo bakora byose ari icyuka gusa ntacyo bizigera bibagezaho. N'amagambo rero y'umujyanama w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano General James Kabarebe akaba rero yashimye n'ubutwari bwaranze ababa muri ARG na JARG mu myaka bamaze bahuje imbaraga. N'amagambo rero akomeye cyane. Bamwe rero mu twagarukaho mu birirwa bigamba ko bashaka gukora ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bisonga hazwi witwa General Kayumba Nyamwasa yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ya mu gisirikare cy'u Rwanda kuko yafatanyije n'abandi gufata ubutegetsi mu mwaka w'1994. Gusa haza kubamo ibibazo, aza rero gutoroka igihugu cy'u Rwanda aca mu gihugu cya Uganda ndetse ubutegetsi bwa President Museveni umufasha kugera muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo. Hanyuma yaje gushinga umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda RNC, Rwanda National Congress. Rero wagiye unaga ibitero bitandukanye amagirana adatandukanye mu mujyi wa Kigali. Abandi harimo nk'uwirirwa avuga cyane asebya igihugu cy'u Rwanda cyangwa se acyambika isura mbi ni Padiri Nahimana.
harimo kandi Faustin Twagiramungu bamugarutseho nawe wabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda, harimo bitwa ba David Himbara ndetse n'abandi benshi batandukanye. Mu yandi makuru, perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yakiriye ndetse agirana ibiganiro n'umunyemari Howard Buffett watangije umushinga wo kuhira imyaka mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe. Ibiro by'umukuru w'igihugu bibinyujije kuri Twitter byatangaje ko aba baganiriye kuri iki cyumweru muri Village Urugwiro. Ibiganiro byabo byibanze ku ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga itandukanye guverinoma y'u Rwanda ihuriyeho n'umuryango Howard G. Buffett Foundation. Muri 2020 nibwo Perezida Kagame yatashye ku mugaragaro umushinga w'imuherwe wo kuhira imyaka ku butaka bwagutse muri Kirehe, umushinga washowemo miliyoni za 54 z'amadolari y'Amerika. Umushinga wafashije abaturage kubona amazi yo kuhira ibihingwa igihe cyose niyo byaba mu gihe cy'impeshyi. Uyu mushinga rero ufite uburyo bwo gukoresha ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba bufite ubushobozi bwo gutanga megawate 3.3, bikaba byarafashije abahinzi no kongera umusaruro. Uyu muherwe rero akaba yaranubatse umudugudu w'icyitegererezo utuzwamo imiryango 144 yari ituye ku butaka bwo guhingwaho, ndetse aho bimuwe hatangiriwe kubyazwa umusaruro, ubu hamwe hahingwaho imyaka mu rwego rwo kurushaho rero korohereza abaturage bakora ubuhinzi mu mirenge ya Nasho na Mpanga. Joe Buffett yavuze ko yiteguye kubaka umuhanda wa kaburimbo birometero 10, uzasanga rero ibindi birometero bisaga 24 byamaze gutunganywa. Howard Graham Buffett w'imyaka 66 n'umuherwe ukomoka muri Leta Zunze z'Amerika, akaba azwiho rero gukora ibikorwa by'ubugiraneza, ariko akaba n'umushoramari ukomeye cyane, afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Andi makuru, AU n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wanyomoje amakuru yo kwimura icyicaro cyayo mu Rwanda. Ubuyobozi bwa komisiyo y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bwanyomoje amakuru yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga kuri iki cyumweru avuga ko icyicaro cy'umuryango gisanzwe kiri mu mujyi wa Addis Ababa muri Ethiopia kigiye kwimurirwa, ndetse kandi mu Rwanda rukaba rwaratanze kandidatire mu bihugu bishobora kucyakira. Ethiopia iri mu bihe bidasanzwe kubera intambara umutwe w'inyeshyamba wa TPLF uhanganyemo n'ingabo z'igihugu, ndetse ko hari impungenge ko ushobora gufata umurwa mukuru Addis Ababa. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yahamagariye abaturage gutanga umusanzu wabo bagashyigikira gisirikare mu rugamba rwo kurwanya TPLF. Ubutumwa yongeye kubushimangira kuri iki cyumweru, avuga ko abanya-Ethiopia nibashyira hamwe bazatsinda icyo ari cyo cyose bubakiye ku byo abasekuruza babo bakoze bitangira iki gihugu. Kuri cyumweru kandi abaturage baruvunganzoka mu mijyi itandukanye mu myigaragambyo bita iy'amahoro yo kwamagana itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ku makuru abogamye ritangaza kuri Ethiopia. Banagaragaje ko bakeneye kubana mu mahoro ndetse no kubashyigikira no kubashyigikiye Abiy Ahmed, bakaba biteguye guhangana TPLF. Nyamara ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru avugaga ko icyicaro cya Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe kigiye kwimurirwa ku mpamvu z'umutekano muke muri iki gihugu. Ikinyamakuru La Libre cyanditse ko ibi bidasanzwe bihangayikishije isi yose, by'umwihariko diplomasi ya Afurika, byatumye Ethiopia iteganya kwimura icyicaro cya Afurika Yunze Ubumwe. Iyi nkuru yavugaga ko mu buryo budasubirwaho niba ibibazo by'umutekano muke bikomeje, icyicaro cya Afurika Yunze Ubumwe kitazabura kugira ikibazo, bityo ko abadiplomate b'u Rwanda batanze kandidatire nk'igihugu gifite umutekano gishobora kwimukiramo icyicaro cy'umuryango, ibikorwa byawo bikaba byabasha gukomeza. Aya makuru Komisiyo y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yanyomoje nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Perezida wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe witwa Eba Kalondo. Yagize ati Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe yamenye amakuru yakwiye ku mbuga nkoranyambaga yitirirwa ko ari ubutumwa bwa Perezida wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe bugena kwimura icyicaro cya komisiyo n'abakozi bayo mu buryo bw'agateganyo. Aya makuru ni ikinyoma ndetse nta shingiro afite. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yasabye umuhungu wa Rwigema gutaha mu rugo akima amatwi abaturanyi bateranya imiryango. Perezida Paul Kagame yasabye Eric Gisa Rwigema Jr., umuhungu wa General Major Fred Gisa Rwigema wagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda kugaruka mu gihugu, akima amatwi amagambo y'abaturanyi rimwe na rimwe anateranya imiryango. Ibi Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu ijambo yavugiye mu bukwe bwa Teta Gisa Rwigema, umukobwa wa Fred Gisa Rwigema, akaba na mushiki wa Eric Gisa Rwigema washakanye na Marvin Manzi, umuhungu wa Louis Kamanzi
nyiri Radio Flash mu bukwe bwabereye i Kigali. Aba bana bombi rero Fred Rwigema akaba rero yabyaranye na Janet Rwigema bashakanye ku itariki ya 20 Kamena mu mwaka wa 1987. Kuwa gatandatu tariki ya 6 Ugushyingo 2021 nibwo habaye ubukwe bw'uyu mukobwa Rwigema. Ni ubukwe bwitabiriwe n'imiryango ndetse n'inshuti za Fred Rwigema zirimo na Perezida Paul Kagame bakuranye ndetse kandi bagafatanya no mu rugamba rwo kubohora Uganda mbere yo kwerekeza amaso ku gukiza u Rwanda ingoma y'igitugu ya Habyarimana Juvenal. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yagarutse ku buzima yabanyemo na Rwigema mu bwana ubwo bose bari impunzi muri Uganda bafite munsi y'imyaka igera ku 10. Yavuze ko na Rwigema bagiye babana mu bice bitandukanye bya Uganda birimo Shungerezi na Toro. Ubwo bari bafite imyaka 8 ngo bakundaga guhurira mu rugo rw'umuturanyi wabo nawe wari umunyarwanda bagiye kumva amateka y'igihugu cyabo arimo n'ibitero byamenyekanye nk'iby'inyenzi. Yavuze ko biri mu byababereye isoko gutangiza urugamba rwatumye abanyarwanda bari bahejejwe hanze y'igihugu bataha. Ashingiye kuri uyu mubano yari afitanye na Rwigema, Perezida Paul Kagame yavuze ko afata Teta Gisa Rwigema nk'umwana we. Ati Teta ni nk'umwana wacu, ati nk'uko dufite abandi akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Janet ndetse kandi akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo n'umubyeyi wundi uri hano. Ati dufitanye amateka maremare cyane n'iyo miryango mvuze. Anastase Kimonyo wagarutsweho na Perezida Kagame ni se wa Rwigema, akaba umwe mu batutsi batotejwe baranafungwa byaje no gutuma yimurira umuryango we muri Uganda. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko bitewe n'aya mateka imiryango ifitanye atewe ishema no kuba yabashije gutaha ubukwe bwa Teta. Yamutumye rero kuri musaza we. Nubwo ubu bukwe bwari bwahurije hamwe inshuti n'abagize umuryango wa Fred Rwigema, ntibwigeze bugaragaramo uyu muhungu we w'imfura. Kuba rero atahagaragaye ni ibintu byanagarutsweho na Perezida Paul Kagame wasabye mushiki we n'umubyeyi we kumubwira ko akwiriye gutaha akaba mu gihugu se n'abandi baharaniye gutahukamo. Yagize ati Teta ndagutuma, ati ndi butume na Janet ni umugore wa Rwigema ndetse ndi butume na nyogokuru. Ati hano ntabwo nabonye umuhungu wa Gisa, ati ngira ngo ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Ati mumbwirire ko yari akwiye kuba ari hano, akwiye kuba ari mu gihugu se n'abandi twese twaharaniye tukaba twarakibonye. Ati mumpera ubutumwa, sinshaka ko umuhungu wa Fred Gisa yaba hanze cyangwa se yaba impunzi. Yakomeje ashima Teta wakomeje rero kuba mu Rwanda akaba anashakiye umugabo mu Rwanda. Ati rero ariko ndashimira Teta abakobwa ndetse n'abagore, ati ni intwari, ati baraturuta kenshi cyane. Ati we yagumye hano anahashakiye n'urugo, ati yagenze hirya ariga arataha. Janet ntabwo rero ati nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze, ati keretse ariko yabihisemo hari impamvu runaka atareka akwiye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira bwo kujya agenda akagaruka ntazashake ubuhungiro hanze. Ngibyo ni ibyo Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agarukaho muri ubukwe rero yari yatashye. Kiri Perezida Paul Kagame yagaragaje nk'ikidakwiye ni ukuba uyu muhungu wa Rwigema yagera mu gihugu cy'abaturanyi ariko agasubira aho aba hanze y'umugabane wa Afurika atageze mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo Perezida Paul Kagame atigeze yerura ngo avuge aba baturanyi mu izina, yumvikanaga ko yagarukaga cyane kuri Uganda. Perezida Paul Kagame akaba yakomeje avuga ko ntawe mu muryango we cyangwa se uwa Rwigema yakwifuriza gusigwa icyasha n'aba baturanyi. Ati nta nubwo akwiriye kuza ngo agarukire mu baturanyi agasubirayo atageze mu Rwanda, ntabwo ari byo, ntabwo bikwiriye ngo aze agarukire mu baturanyi asubireyo. Ndabivugira ko mu baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu, ati mu gihugu cyacu no mu buzima bwacu kugeza uyu munsi. Ntabwo numva rero ko akwiriye kugira uwo basiga ibara ribi muri twebwe, cyane cyane simbyifuza, ati haba ku muryango wanjye ndetse no ku muryango wa Gisa.
aha rero icyasha perezida Paul Kagame yavugaga ni imigambi mibisha ubutegetsi bwa Uganda bumaze iminsi bugaragaza ku Rwanda, ndetse kandi bugashaka no kwinjizamo bamwe mu banyarwanda barimo n'abagize uruhare mu kurubohora cyangwa se babaye mu nzego z'ubuyobozi zabwo zitandukanye. No kuri Rwigema mu bihe bitandukanye Uganda yagiye icura ibinyoma bigamije kuyobya ndetse no kugumura umuryango n'inshuti ze. Tariki ya 5 Nzeri 2021 ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti abayobozi bacu barihe. Muri iyi nkuru umwanditsi Philippe Matongo akomoza ku izina rya General Fred Rwigema. Matongo yavuze ko urupfu rwa Rwigema rwatewe n'umwe mu bayobozi b'ingabo bari bamwungirije, bivugwa ko rero yakuye intwaro ye mu mufuka ubundi akarasa Rwigema mu mutwe, ari nabwo rero yitabaga Imana. Mu yandi magambo uyu mwanditsi akwirakwiza ibihuha kuko Rwigema yarashwe n'umwanzi bari bahanganye ku rugamba. Mu bihe bitandukanye kandi rero ubutegetsi bwa Uganda bwagiye bucura ibinyoma bitandukanye bigamije kugaragaza ko leta y'u Rwanda yatereranye umuryango wa General Fred Gisa Rwigema kandi yaragize uruhare rukomeye cyane mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru asa n'ayanyomojwe na Janet Rwigema washimiye perezida Paul Kagame ngo kuko yagerageje kubaba hafi uko bishoboka. Mu ijambo rye Janet Rwigema yagize ati ndagira ngo mumfashe gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika na madamu ku ruhare rukomeye cyane bagize umuryango wacu. Aba bana bashoboye kwiga ntacyo babuze, ati mwarakoze ndabashimiye mbikuye ku mutima. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibi bikorwa bya politiki by'abaturanyi byageze naho bitandukanye imiryango, ati ibibazo bimwe mvuga ati bimwe bitwara abantu hanze bitandukanya imiryango nabyo biri muri iyo politike. Nibo rero ati bagenda bagashuka abana, bagashuka abantu bakuru, bakabasezeranya ibyo bazabagirira, ati ndetse kandi bakarenga bakabasezeranya ibyo bazagira hano, ati ntibishoboka, ntabwo byakunda, nta wundi utari umunyarwanda wagena icyo u Rwanda rwaba, ntibishoboka. Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiye agira igihe gihagije cyo kuganira na Eric Gisa Rwigema ndetse no kumuhanura, anamusezeranya ko ntacyo azamuburana, ariko bitambikamo amagambo y'aba baturanyi. Ati uriya musaza wawe rero akirangiza amashuri yisumbuye nicaranye nawe kandi nanamugutumyeho, nizere ko yakumpereye ubutumwa, ati ndetse nanamutuma no ku mubyeyi wundi yasigaranye, twagiranye ikiganiro kinini cyane nkubaka umwana muto ukura ari we na mushiki we, ati nanabasezeranyije ko ntacyo bamburana gishoboka ku muntu, ariko icyo gihe nyine hagira igihe hakazamo ibintu birebire birimo amatiku n'amagambo aturutse hanze, ati rimwe na rimwe rero ibyo nabyumva nkasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera. Perezida Paul Kagame yavuze ko abantu bakwiye rero kwigira ku mateka y'ibyabaye mu gihugu, imiryango n'abandi bakirinda kuryana, ndetse asezeranya umukobwa wa Rwigema ko azakomeza kumuba hafi. Iri jambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri ubu bukwe rifite byinshi rivuze ku mibanire hagati y'u Rwanda na Uganda, kuri ubu imaze imyaka yararushijeho gutokorwa. Se kenshi umukuru w'igihugu yarakunze gufata umwanya akavuga birambuye ku ngingo zifitanye isano no kwangirika k'uyu mubano. Yanavuze ko mu gihe aba baturanyi bakora ubushotoranyi bukomeye cyane burimo n'amatiku, we ahitamo kutinjira mu ntambara nk'izi ku bushake, kuko ahitamo intambara z'ingenzi yarwana ndetse ziba ari na nyinshi kuri we mu kazi akora umunsi ku wundi. Bityo rero izi ati nizo rero